Yeah, aya basi mungire nanone kurasha abasheri banyu cyangwa se ikurayiza mwakandi subscribe dukomeze. Uyu munsi rero ndagarutse ngo twongere dukomeze ya ntego twihaye kureba filime mu ncamake, filime nziza ziba zaragiye zikundwa n'abantu batari bakeya ariko nyine zigakora ku mitima y'abantu niba utarabasha kuba wayireba cyangwa se warayirebye. Ndagira ngo uyu munsi nze tuyikomeze tuyicemo twirukanka. Uyu munsi rero tugiye kureba filime yitwa Brick. Iyi filime yarasohotse iranasobanuye, nabonye Sankara yayisobanuye, utari wayireba ugenda ushaka kuyireba. Iyi filime rero rikanze tuyinyuremo twirukanka turebe byagenze bite. Ubundi iyi filime itangira ari umugabo witwa Timoteyo n'umugore witwa Liv. Bari batwite bifitiye akana mu nda, gusa nyuma yaho haje kuba ibibazo, inda y'umugore iza kuvamo. Uyu Timoteyo we yari umugabo wari umeze nkaho ari umuntu ukora ku bintu bya internet, programming ibintu by'amagame, hari company yakoreragamo imyaka ishize. Rero barakwereka hano baje gusohoka bajya hanze, basanga hano hari umuntu yitwa Friedman, bari barimo barakora ikintu bita kuvugurura. Barimo baravugurura karitsiye bari batuyemo. Friedman baramubaza ati se Friedman, ibintu byo kuvugurura bigeze hehe? Friedman arababwira ati hasigaye igihe gitoya bikaza gucamo amazu yanyu mutuyemo agatungana. Bakira aho rero baje kubona indege zirimo ziracaracara mu kirere. Izo ndege zacaracaraga zasaga nkaho zirimo zirerekeza ahantu hakurya ku mwaro, hari harimo racumba umwotsi mwinshi cyane, bibaza ngo niki cyabayeyo. Ntibwatinze rero ibyo ntabwo babihaye umwanya, bahise baza bigira muri vani yabo. Gusa umugore agakomeza kwibuka ibihe yaciyemo byo kuba inda yo yari atwite yaraje kuvamo. Bimeze bite? Umugore rero yaje kuganiriza umugabo we, arabwira ati umugabo wanjye nasezeye akazi, ndashaka ko twigira i Paris tugasohoka tukajya kwimara agahinda, tukibagiza ibihe bibi tumaze iminsi ducamo. Umugabo Timoteyo we rero yaramubwiye ati umugore wanjye mfite akazi ngomba gukurikirana ngaha muri company, basi reka tubisubike tuzabe tugenda ikindi gihe. Akiraho ngo umugabo kuri telefone bahise bamuhamagara, bisa nkaho nyine ibyo umugore yari yapanze bitabashije gucamo. Barakwereka hakuno rero ninjoro bari baryamye, umugore yabaga ararimo ararira kubera ko yabwiraga umugabo ibintu ntabyumve, bisa nkaho bari bafitanye ibibazo umuntu atamenye ibyo ari byo. Mu gitondo cyakeye rero umugore Liv yarabyutse apakira ibintu bye ashaka guhita yigendera atabwiye umugabo. Gusa umugore akinguye hakuno yasanze hari uruntu rw'urukuta rumeze nkaho ari amatafari y'umukara rwabambye ku muryango rutuma atabasha kuba yasohoka. Umugabo yaje ahangaha kuri kamera ngo arebe hanze byifashe bite. Kugera hakuno kuri kamera asanga kamera nayo yazima. Kuza ahangaha naho ku madirishya bafunguye ahantu hose bakajya basanga amatafari cyangwa se icyo gikuta cy'umukara ahantu hose kiriho. Nibwo bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka duhamagare Friedman. Friedman ubwo nyine ni wa mugabo warushinzwe ibintu byo kuvugurura no mazu, bamuhamagare barebe ubundi byagenze bite. Mu kumuhamagara rero baje gutungurwa no gusanga telefone nta sinyare, wifi zavuyeho. Nyagasani bagerageje kuzanga ngo barebe ko bamena kino gikuta biranga, ari nako bakomeza gushaka ama network. Umugabo yaje kwigira hanga ngo scanning arebe kino gikuta arebe ibyacyo, gusa byaramucanze basanga kino gikuta n'ubwabire bari bakibonye cyari gikomeye. Baje kwigira inama rero yo kuba bagerageza kuba bakimena, bazana hakuri imashini zishobora kuba zatobora ibikuta bikomeye, bagerageza gutobora biranga. Gusa bakiraho baje gutungurwa no kumva ijwi ry'abandi bantu bari hirya kuri kindi gikuta, barimo barasakuza basa nkaho barimo baratabaza. Kumbi ni umukobwa witwa Anna n'umusore witwa Marvin, nabo bari basa nkaho bafatiwe mu cyumba cyari cyegeranye nabo ngabo. Nyagasani bakomeje gusakuza, n'abandi bameze nkaho ari aba boyfriend bari mu kindi cyumba. Urebe abangaba baje gutobora basi barebe ko babageraho bimeze bite. Bakaza kuno kureba bagasanga amazi ntayahari. Mbese ibintu byari byabaye uyu munsi byari ibintu byari biteye agahinda, kubera ko ni ibintu barabyutse mu gitondo basanga urukuta rwaje, amazi ntayahari. Bari baribaza ati baraza gukora iki, batangira gushwana. Umugabo ati mugore wanjye rero reka nkwereke, ngiye hari ibintu by'amagame maze iminsi ndimo ndaprograma, reka dushaka ukuntu twakemura kino kibazo rero tugendeye ku bumenyi mfite bwa game. Umugore aramubwira ati wa mugabo, bino bintu bitandukanye n'amagame yawe wirirwa ukina, nta hantu bihuriye, turi mu buzima bwa nyabwo. Umugabo yararakaye akubita telefone ye ku gikuta. Ure filimi witonze. Akimara gukubita telefone ku gikuta rero telefone ye yaramenetse. Ikimara kumeneka ari akantu kavuyemo kakuma, umugabo araza agashyira hakuno ku gikuta, igikuta kiragafata. Ure filimi witonze. Ntibwatinze umugore yazaniye hakuno umugabo icyayi, aho kugira ngo umugabo anywe icyayi
bahita bafata ikintu cy'ikiko bagishyiraho, bagenda bafite utuntu tw'utwuma twinshi bari bafite aho ngaho mu nzu, bakagenda badushyira kuri cya gikuta, igikuta kigafata. Ho Nyagasani, kino gikuta ari bwoko kiwe. Barazana hakuno utuntu tw'utwuma twose bagenda bashyiraho, gusa baje kuvumbura ko hari impande zimwe na zimwe zigenda zifata izire ntizifate. Bakimara gushyiraho rero ibyo ibyuma byarikaraze, ibyuma bivaho, igikuta kirabyohereza biraza birasaba ngaha uri filimi witonze. Bikimara kubarasa rero, Timoteyo ibyuma bimwe na bimwe byaragiye bimwinjira mu mubiri, umugore we araza hakuno areba ukuntu yagenda bimuranduramo, gusa byari byamwinjiye. Nyuma y'akanya gato rero batangiye gusatura none ya nzu ngo barebe ko bagera kuri ba bantu bumvishe barimo barataka ku ruhande, barebe ubundi bo bimeze bite. Baraje hakuno bakorera hamwe baracukura, barebe ko babageraho barebe. Bari bahuriye mu kibazo kimwe. Baraje barinjira, uyu yinjirana umuhini ntago ari gupfa kwinjira mu nzu y'umuntu uko wiboneye. Kugera hano basanze wa mwana w'umukobwa witwa Ana asa nkaho yasinziriye ahantu hasi, sinzi ko byari byagenze bite. Kugira gutya boyfriend we yaraje yambara Timoteyo baranigana, arimo aramuniga. Rivu wa mugore w'uyu musore Timoteyo yazanye hakuno urusenda rumusprayinga mu maso, uyu nawe ajya kuri wa musore aramukubita, arimo aramukubita rero barimo bararwana. Nibwo wa mukobwa Ana shiri w'uyu musore yahisaza aramwitambika, aramubwira ati rwose nta kintu uyu mugabo yigeza nkoraho, ahubwo twe turimo turagereza kuba twafungura kino gikuta. Nibwo haje kuba impanuka, mukubita ikintu nabizi. Ntibwatinze uyu musore kubera ko yari yasinze bahise bamuzana hakuno bamwambika ibintu by'ibisuparadara ku maboko. Timoteyo nawe akomeza kuzenguruka mu nzu arebe niba nta kintu cyabafasha kuba bamenya ngo hano kuki twahafatiwe byagenze bite. Azakuno mu cyumba cyari kiri ahangaha arebe ubundi bimeze bite. Umugore we yaraje aramufasha gushaka, baza kubona ikintu kimeze nka kamera. Uyu nawe afata inyunda za hakuno ku gikuta aragihonda, arimo aragihonda rero barakwereka Marvin yarakangutse. Marvin we ntago yibukaga ngo niki cyari cyabaye. Marvin yari yisindiye, basanze yasinze baramukubita ahita hwera. Urebe Marvin bamusobanura uko byagenze, bamubwira ukuntu yahise yataka n'umugabo bagatangira kunigana. Marvin amusaba imbabazi, bariyunga we na girlfriend we batangira gusomana, gusaba ngaba ukuntu bimeze. Uyu nguyu rero Rivu yaje kuba yaza hakuno ku gikuta, atangira gushushanya hakuno ikintu sinzi ibintu agiye kubereka. Sangari blueprint yarimo arabwira ati hakuno muri basement hari ahantu hari inzira umuntu ashobora kuba yatorokiramo, tukaba twabasha gusohoka ahangaha tukagenda. Ntibwatinze rero Timoteyo yahisaza hakuno atangira kumenagura inzu. Ubwo nyine zino nzu z'abazungu murabizi ukuntu ziba zubatse, bari ibintu by'imbaho. Bazanye hakuno inyundo batangira kuzihondagura, barebe ko batobora, bamanuka hasi bajye muri basement, barebe ko babona inzira ibasura hakuno muri bino byumba bari bafatiyemo. Mu kumanuka kugera hasi rero bahasanze umusaza witwa Oswald. Muzehe yari yisaziye, ubona ko asa nkaho atifitiye n'akabaraga na gakeya. Muzehe abatunga imbunda. Muzehe yari yibariraga hakuno. Muzehe yabanaga n'umwuzukuru we witwa Leya. Leya araza aramubwira ati muzehe bihurira bano bantu turebe ko twabafasha tuve muri ino nzu twari twafatiwemo. Kugera hakuno rero cya kisori cya Marvin cyatangiye gusaba ko bagihambura batangira kugira ko bamenagura hakuno baribe ko basohoka. Uyu nguyu Leya umwuzukuru uyu musaza yatangiye kugereza kure ukuntu yakohereza message ngo ayohereze girlfriend we, kano gakobwa disi karagatinganye, ayohereza girlfriend we ngo bari batandukanye. Gatangira kubwira ukuntu byagenze, ukuntu bukabyutse mu gitondo mu masaa 10 kagasanga igikuta nk'iki ngiki cyamaje kugeraho. Bakiraho ngaho rero hari ikindi kintu babonye hano. Urebe baragifata babaje muzehe ati muzehe kintu urakizi. Muzehe ati wapi, ni Friedman ushobora kuba wagisize hanga. Friedman ni wa mugabo wabakodesheje zino nzu. Nibwatinze rero bahise baza hakuno mu gikoni, batangiye kubona ibintu bimeze nk'amakamera byinshi cyane bigaragara nkaho Friedman yari arimo arabafata ama video live. Rebe nibwatinze batangiye kumena igikuta hakuno bazi barebe ubundi Friedman niki cyatuma batega amakamera. Bageze hakuno Marvin yasanze hari ikintu cy'igihuro kiri hano mu nzu, barinjira. Gusa bakimara kwinjira muri ino nzu batungwe no gusanga Friedman yacitse akaboko. Ndetse sa akaboko kamwe yari yacitse, yaracitse ibiganza byombi ko ari bibiri. Hakuno Rivu yatangiye gupanika agira ubwoba. Umugabo watangira kumuhumuriza amubwira ati tuza. Urabona umugabo yahise afata hakuno telefone ya Friedman atangira gusikaninga hakuno igikuta. Ari nako hano kuno bakomeza kumena nyine hakuno
bakomeje hakuno kureba ko bareba ukuntu bashaka inzira ibamanura, gusa muzehe yari yirwariye. Rivu rero yahise azana hakura ikinyamakuru gisa nkaho kirimo ibintu birimo biracacana hano hanze ukuntu byagenze, ari nako bakomeza kumena hakuno bamanuka bava kuri furo imwe bajya ku yindi. Ubwo nyine bavuga muri shambo rimwe bitura ku yindi, gusa kugira gutya abangaba bamanutse nabi bagusha ivi. Mu kugusha ivi rero umwe yaravunitse, kugera hakuno muzehe Oswald yanga kumanuka, muzehe hari yisaziye, gusa baramuhatirije muzehe haramanuka. Kugera hakuno rero mu kindi cyumba bagezemo basinzemo umusore witwa Yuri bigaragara nkaho yari ari hakuno ari inshuti y'umugabo witwaga Anthony. Abatangira kubabwira ukuntu Anthony yapfuye, arababwira ati Anthony kugira ngo apfe ngo ni kino gikuta ngo cyabiteye, ngo yarimo ngo arashaka ngo kaga pombo kafasha ngo umuntu ngo urwaye ibintu bya sima ngo hanyuma ngo nyine akomeza kubavanga. Gusa uyu mukobwa witwa Leya yagize gutya arebye abona hari ibintu by'amapaje bisa nkaho umusore Anthony mbere yuko apfa ari ibintu yari arimo arashushanya bijyanye n'iki gikuta. Batangira kureba za nyine barebe se byagenze bite, nako bakomeza gucukura ngo barebe ko bakomeza kumanuka. Wa mwana Leya rero yaje hakuno mu mapaje atangira rero ubundi bino bintu ni ibiki Anthony mbere yuko apfa yari arimo arakora. Yuri yahise aza hakuno afata impapuro uyu mwana w'umukobwa yari arimo arigaho atangira kuzikunja. Abangabo bakomeje guhuza hakuno gushakisha barebe nyine hano bimeze bite, ubundi niki cyabafungiranye hano. Baza gucukura hakuno amazu, Yuri araza yicara ahangaha uri filimi witonze. Baraje rero bafungura hano, hari indi bloke bagezemo gufungura, gusa cyabatunguraga basangaga buri hantu hose bakinguye hagiye hari ano matafari. Marvin yarasaze atangira kumenagura ibintu. Muzehe Oswald aramubwira ati wacyane ndaza kukuraza. Yafashe imbunda atangira kurasa ku gikuta. Ure filimi witonze. Marvin akimara kurasa ku gikuta amasasu yatangiye kwikaraga. Ure filimi witonze. Uko amasasu yikaraga abagaba batangiye guhungabana. Dore ngo amasasu kandi arahindukira, amasasu araza. Nyagasani bose bagiye hasi, gusa muzehe Oswald amasasu yaramufashe. Bimeze bite? Ntibwatinze rero baje hakuno batangira kuganira ukuntu byagenze, bagerageza kuvumbura ngo bamenye se kuki bafungiye ahangaha, se n'iki cyaba cyarabiteye. Hari inkuru zaba zibahuza, baza kugenda nyine bagenda bahuza inkuru. Umwe babwira uti ngiye nishe umuntu uyu n'uyu. Marvin ati ngiye nishe umuntu ariko nari umupolisi nari ndi mu kazi. Sorry, ni Yuri niwe wishe umuntu ariko ngo yari ari mu kazi. Araza ko nyine barebe bundi hari ukuntu ngo abantu nk'aba ngabo iyo bahurijwe mu cyumba kimwe batangira gutekereza bati se hari ikintu twaba duhuriyeho cyaba cyaratumye abantu badufungira muri ino nzu bakadufungira ahantu hamwe kugira turebe ko twakwisubiraho. Hakuno rero Rivu yatangiye gusa nk'ahabwira abangaba bagenzi be bari bahuriye ahangaha, arababwira ati ngiye nari ntwite inda indivamo. Agitangira kubivuga rero umugabo we Timoteyo yahise avamo arigendera. Baza hakuno ku ruhande batangira gushwana, bisa nkaho bari bafite ikibazo bari bamaranye igihe kinini bataganiraga. Timoteyo atangira kumubwira ati ibi bibazo byose birimo biraba ntago ari ngombwa ngo ugende ubiganirize bariya abantu barabo, ntago ari inshuti zacu, nibwo tugihura nta mpamvu yo kubaganiriza ibintu byacu. Rivu yakomeje gusakuza ati wowe uri umugabo wanjye, tumara imyaka myinshi tutaganira, kubana nawe utavuga birambangamira. Bari kwereka ntibwatinze Nyagasani byarananiranye barashwana, bakomeza hakuno wa mupango wabukoreye buryo baba ahangaha. Uri filimi witonze. Gusa umwana rero ahangaha uyu mwana ni umuhanga, yakomeje kuganira na Cyayuri kimubwira ibintu. Umwana w'umukobwa araza hakuno atangira gushakisha muri bino bintu Anthony yari yarasize. Anthony yari yaragiye yandika, bisa nkaho hakuno Anthony mbere yuko apfa yari yaravumbuye ko ano matafari hari ikintu kigiye kiyatandukanye. Baza kuvumbura hakuno business card y'ahantu Anthony yakoraga mu kintu cy'igikampani. Baza kubaraza hakuno Yuri abasobanurira niba ino company Anthony yakoragamo Yuri hari ikintu yiziho. Yuri yarababwiye ati ni company yakoragamo, uyu musore rero yajyaga abika amabanga nta kintu wamenya kuri we. Abangaba bagize gutya baje kubona laptop ndetse na telefone. Yuri arababwira ati iyo telefone ni Anthony wayikubise hasi na laptop arayimena kubera ko ngo byari byamucanze, ngo atazi ngo ibintu by'iyi apartment ngo byagize bite n'ibintu by'amatafari, ngo telefone ahita yikubita hasi.
abangaba rero bo bari barahanga bakomeje gushakisha barebe muri no matafari nta kuntu bashobora kuba bayakingura. Gusa bari muri kino cyumba umusore Timoteyo yaje kuvumbura ibanga ry'uko kino cyumba bari bagezemo ari gitoya kuruta ibindi byumba bari baciyemo na mbere hose. Bageze hakuno rero baje kuvumbura akantu kameze nk'aka remote bashobora kuba bakanda bakabona amapassword ashobora kuba yakingura ino miryango. Reka turore. Timoteyo yaraje hakuno huha akantu k'agafu bagerageza kureba kuba bagafungura. Abandi ku ruhande rero niko bari kumwe na Yuri arimo arakomeza kubavanga. Urebe hakuno abangaba barahanga barimo baraganira Yuri na Ana wa mukobwa Yuri na Leya barimo baraganira. Ana yahise aza hakuno atangira kuza kubareba. Wibuke uyu nguyu Timoteyo yari amaje kuvumbura akantu kameze nk'aga telefone ahita gahuha ifu. Akimara guhaho akantu kameze kifu ahita atangira kubona ibintu by'ibikumwe ahantu bagiye bakanda. Akimara kubivumbura rero yahise akurikiza ukuntu bagiye bakanda bakingura umuryango binjira hakuno mu kintu kimeze nka control room ahantu hari hameze nk'aho amakamera yose yari yesitaye yahurizwaga muri kino cyumba. Bakimara kugera ahangaha bari kwereka Ana na Leya bahise baza ahangaha nabo muri kino cyumba barebe batangira kubona ukuntu ibintu byose bakoraga hari umuntu wabaga arimo arabakurikirana. Babona n'ukuntu kino gikuta cy'amatafari cyaje gita kirema kuri ino nzu bitunguranye. Hakuno Marvin yaraje aregera atangira kureba ubundi bino bintu bimeze bita. Marvin yahise asohoka hanze araza kureba ahangaha asanga n'umwana w'umukobwa Leya hari ikintu gisa nkaho cyamukozeho. Uko bari barahanga muri no control room dore Marvin yagize gutya arasohoka wa mwana w'umukobwa ngo ni Leya wa mukobwa wa musaza nyine we yaje hakuno kuri wa murambo wa Anthony barimo baravuga ngo yabuze ngo ka peacemaker kagaruka mufasha guhumeka kagapombo ke. Arebye gutya ku mubiri wa Anthony asanga Anthony ameze nkaho yapfuye anizwe. Abangaba nabo ko bari hano muri no chambre barimo bareba ibintu by'amakompyuta baje kuvumbura ko hari ikintu cy'urumuri kikubita ahangaha. Uno mugabo mbere yuko apfa yari ameze nkaho yavumbuye. Barebe bakomeje kureba hakuno kuri kamera babona ukuntu cya kisore ngo ni cyayuri cyagiye kuri Anthony kiramuniga. Ibintu byose babireba baki uko bari muri ibyo ngibyo rero Marvin yaje hakuno mu nzu akigera ahangaha asanga Yuri arimo aratwika impapuro zose Anthony yari yasize. Arebye ku ruhande abona umwana w'umukobwa Leya nawe aryamye hasi. Yuri nawe yagerageje gutya bageze hakuno batangira gushwana bano bahita baza birukanka. Mu kugera ahangaha basanga Marvin Leya hakuno bisa nkaho Yuri ari umugambanyi. Yuri yahise ajya kubasora arahuragura abangaba baraza bagerageza kuba bakwirwanaho gusa Marvin bamukubise hasi. Uyu nguyu Yuri ajya kuri Timoteyo aramuniga bajyaho baranigana bamuhita bakubita ikintu ku mutwe. Marvin ahita afata imbunda. Uriye filimi witonze abangaba bahise bavayo bagereje barebe ukuntu bahosha ino ntambara. Gusa cyayuri bisa nkaho ari ikigambanyi ntibwatinze barayifasha baraza ahangaha barakizirika. Ari nako bakomeje kuzanga batangira kuzenguruka mu bitabo barebe undi uriya mugabo Anthony mbere yuko apfa nta kindi kintu yari yavumbuye. Uriye filimi witonze baraje hakuno komeza gukora ubushakashatsi barebe bagende bahuza utuntu n'utundi. Baje kugwa hakuno ku gapapuro rero gasa nkaho hari ikintu karimo karagenda gasobanura kuri zino nkuta n'aye matafari. Bagerageza kuba bagenda babyinjiramo. Uyu nguyu nibwo yaje ahangaha bigira hakuno imbere bareba ya karita ya Anthony yakoreshaga. Hakuno cyayuri cyarakangutse uko kizana amagambo Marvin aragikoma. Cyari cyataye kuvuga amagambo ngo bari abantu kuko bakomeza kugereza gufungura hari ya hantu ngo nye naye ngo turabapfu. Marvin yari yakirakariye ahita gihuragura kikomeza kumubwira utuntu tw'utugambo kimubwira ngo kuba ngo twarafungiye ahangaha ngo ni kubw'umutekano wacu ngo leta ngo irimo iragerageza kuba yaturinda ngo hari ya hanze ngo hariyo ngo ibibazo ngo irimo baraturinda. Bimeze bite baje hakuno Marvin yatangira kujya guhonagura cyayuri gusa baramufata. Ntibwatinze hakuno bagarutse hakuno kuri computer batangire barebe ubundi ni gute bashobora kuba bafungura ino miryango bagasohokamo kuko bari bavumbuye ikintu kimeze nk'ahari umuryango. Ntibwatinze hakuno Timoteyo yahise aza hakuno muri ya rumu bakontoreragamo azana telefone yari yabonye ya telefone nyine ya Anthony mbere yuko apfa. Araza hakuno yinjiramo atangire ubundi arebe Anthony
n'ubuhe buryo yakoreshaga kugira ngo abe yabasha kuba yafungura ahantu akongera akahafunga. Ntibwatinze rero bahise bazana telefone ya Anthony baraza bayitunga hakuno ku kibambasi. Bakimara kuyitungaho kuri ya matafari nyine batangira kubona ukuntu n'amatafari ashobora kuba yagenda afunguka. Uyu mukobwa araza acengezamo urutoki acomekamo akaboko, gusa mu kugezamo akaboko yagendaga yumva hari ikintu gisa nkaho kirimo kiramukurura. Urebe filime witonze, comekamo, kugarura akaboko biranga, igikuta kiramukurura. Urebe igikuta cyatangiye kumukurura, abangaba bagerageza kubona bamukura ngo bamugarure, gusa igikuta gikomeza kugera gisa nkaho kifunga kandi umwana w'umukobwa aracyarimo. Urebe filime witonze, abangaba uko bakurura n'igikuta gikurura, umukobwa yacitsemo kabiri. Ho! Igikuta kiranga ntabwo cyoroshye, umukobwa yacitsemo kabiri. Hakuno Yuri nawe ariko komeza guteza ibibazo. Uyu nguyu ava yirukanka araza arasagura iki ngiki. Bimeze bite? Umwana w'umukobwa yabigendeyemo. Abangaba baje hakuno batangira kuganira ku by'umwana wabo inda yavuyemo, bariyunga disi, batangira kuganira, batangira kwibuka ibihe byahise bagiye banyuranamo. Ari nako bakomeza kuza hakuno, baza hakuno ku muryango batangira kugenda bavumbura ahantu urumuri rugiye rukubita, bakamenya ko ariyo nzira bagomba kuba bakurikiza. Hakuno bakira aho ngo barimo baragereza kuba bakingura, hakuno cya Yuri cyahise kiza kitakibagwamo, kirabanje bagitangira kugenda kibarwanya. Barakwereka hakuno batangiye kugereza kureba ukuntu batoroka, barebe ko bava muri ino nzu birukanke batoroke bagende. Hakuno uko barimo baragerageza gukingura, cya Yuri nacyo kirazango ukuntu kirageze kuba cyabarwanya. Uyubuke bari bamaje kuvumbura inzira ibasohora, Yuri we yaraje akomeza kubarwanya. Kumva uko bari muri ibyo ngibyo barimo bararwana, inzira yari yatangiye gufunguka, amatafari arimo aravaho. Kumva uko barimo bararwana, anayazanye inyundo hakuno ku mutwe wa Yuri, amarika inyundo ku mutwe. Ho! Ntibwatinze abangaba bahise basohoka, gusa kugera hanze basanze hanze hose huzuye amatafari. Ho! Ntibwatinze bahise baza hakuno muri vani yabo cyangwa se ka kamodoka bacanye radiyo. Rero batangiye kumva amakuru arimo aravuga kuri radiyo ngo ibintu ngo byabaye ngo ahangaha ngo byatewe ngo n'umuriro ngo wabaye ngo hakuno ngo ku cyambu, ngo kajugujugu zirimo ziratembera hakuno mu kirere zibwira abaturage ngo mugume mu mazu yanyu, ngo abarokotse ngo mujye ngo ahantu ngo hizewe, ngo mu gihe bino bintu ngo bitari byakemuka. Ho! Nuko filime yarangiye. Ngende mu ngeri kurasha bashiri banyu The Equalizer. Ku bantu bankunze rero mukande subscribe, comment, like, share, n'izindi filime mwakunze mu myandike muri comment mumbwire nzaze nzibazanira tuzisubiremo turebe ubundi byagenze bite. Bye.